uyu munsi nshaka kwigisha abagore bagira imihango ihindagurika uburyo bashobora kumenya igihe bashobora gusama bakoresheje iminsi yabo y'ukwezi ndetse n'ibindi bimenyetso by'umubiri. Numara kubyandika, fata kwa kwezi kwagize iminsi mike. Njye nihaye urugero rwa 26. Fata ya 26 yawe kuremo 18. Ubuzima Center. Your health, our priority. Mwiriwe neza, Saint Pacific, your medical influencer. Uyu munsi nshaka kwigisha abagore bagira imihango ihindagurika uburyo bashobora kumenya igihe bashobora gusama bakoresheje iminsi yabo y'ukwezi ndetse n'ibindi bimenyetso by'umubiri. Imihango yawe n'ibihindagurika, rimwe ikaza hakiri kare, ubundi ikaza itinze, ubundi ntunayibone. Bishobora gutesha umutwe ukumva nyine biteye stress, ariko amakuru meza ni uko ushobora kumenya igihe ushobora gusamira kandi udakoresheje kalendari. Muri iyi video ngiye kwereka ibimenyetso umubiri ushobora kukwereka ndetse n'uburyo ushobora kumenya iminsi ushobora gusama ukoresheje indi minsi y'ukwezi wagiye ubona mu mezi 6. Let's go! Iyo imihango yawe ihindagurika, usanga iminsi yawe y'ukwezi itangana, ihindagurika buri kwezi, ukaba utazi ngo imihango y'ubutaha nzayibona ryari. Ntabwo ubizi, ubundi rimwe na rimwe hakaza ukwezi ntunayibona ukwezi kose kugashira nta mihango. Ibi nyine birasanzwe mu bantu benshi, kandi ntabwo bivuze ko uba utabyara ubyara. Ubundi akenshi kugira ukwezi guhindagurika bikunze guterwa no kugira stress kabije. Stress ni ikintu kibi, stress ni ikintu kibi kabisa. Ikindi ushobora kuba uri gutakaza ibiro cyane cyangwa se uri kwiyongera ibiro cyane. Ibyo byose nabyo birashoboka kubona imihango ihindagurika. Ikindi no ku bantu bari konsa bishobora kubaho, cyangwa se bano bagore cyangwa abakobwa bakora imyitozo ngororamubiri ikabije, nabyo birashoboka. Ikindi ni hari indwara zimwe na zimwe zituruka mu guhindagurika kw'imisemburo y'abagore. Hari uburwayi bwitwa PCOS, sinzi niba mubuzi. Ni uburwayi ntabwo buba bworoshye, nabwo bushobora gutuma iki kibazo kibaho cyane. Reka duhere ku buryo bw'umubiri. Hari ibimenyetso umubiri ukwereka kuri mu gihe cy'uburumbuke. Ikimenyetso cya mbere ni iki? Ikimenyetso cya mbere ni ibintu biva mu gitsina, ibyo bita cervical mucus. Bivuga ngo iyo utari mu gihe cya ovulation biba bifashe bisa nk'ibyumye bikomeye, ntabwo uri mu gihe cya ovulation. Ariko iyo bije ari umweru woroshye, umweru urenduka, umweru ujya gusa na ririya bara, uriya mweru w'igi, aho ngaha urumbuke buba buri ku muryango. Aho ngaho ushobora gukora sex rimwe ukaba wasamye. Icyo ni ikimenyetso cya mbere. Icya kabiri ni ukwiyongera k'ubushyuhe kwa temperature. Aha ngaha biba byiza iyo ufite nka thermometre, iyi ngiyi ipima umuriro, ugafata ukajya upima umuriro buri gitondo mbere y'uko ubyuka, buri gitondo. None iyo ubonye iyo temperature yawe zamutse mukuru, urumbuke buba buri ku muryango, ovulation ibiri aho hafi. Hari ibindi bimenyetso bisapotinga ibyo ngibyo twavuze, harimo nko kuribwa mu kiziba cy'inda cyangwa se mu nda, ukumva uruhande rumwe uri kuribwa bitari bisanzwe bibaho, cyangwa ukumva uri kuribwa amabere. Ikindi kumva ufite ubushake bwo gukora sex, nabyo ni ibimenyetso bishobora kwereka kuri mu gihe cya ovulation. Hari ubundi buryo bw'amatest, ovulation test strips. Izi ngizi hari amafarumasi tuba turimo tuno dukoresho, aho upima inkari zawe bikagufasha kumenya niba uri mu gihe cya ovulation. Ibyo ni ibimenyetso bimwe na bimwe ushobora kugenderaho bikaba byaguha some clues yuko ushobora gusama. Tugiye ku kindi gice noneho cyo gukarikira. Niba utarize imibare kakubayeho, ariko ntabwo ari imibare ya danger, mutagira ubwoba, ni imibare yoroshye. Katubirebeho. Aha ngaha rero bimeze bitanga, turakoresha amezi ashize. Mbese ese wagiye ugira iminsi ngahe buri kwezi? Aha ngaha biba byiza warabaze amezi, nibura amezi 6. Ushobora kubara kugeza kuri 12, ariko nibura amezi 6. Step ya mbere urakora iki rero? Ubwo step ya mbere ni kumenya iminsi wagiye ugira mu mezi 6 ashize kugeza ku mezi 12, ariko nibura amezi 6. Se buri ko ukwezi kurangiye ukurangiye kwagiraga iminsi ngahe?
wenda ukwezi kwa mbere kwagize narabaze nsanga mfite iminsi 28, kurahindagurika kugira wenda iminsi 25, kurahindagurika kugira gukurikiyeho kugira iminsi 30, kurahindagurika gukurikiyeho kugira iminsi 40, ukabara nibura ukabuzi amezi 6. Byumvikana? Noneho muri ayo mezi wabaze yose wagiye ubara reba ni ukwe kwezi kwagize iminsi mike, ukwandika aho ngaho urebe muri ayo mezi yose ni ukwe kwezi kwagize iminsi myinshi. Wenda urugero, wenda ukwezi kwagize iminsi mike, urugero wenda kwagize iminsi 26, wenda kwagize iminsi myinshi kwagize iminsi 32. Byumvikana? Ni urugero ariko nawe nyine urabikarikiye. Numara kubyandika fata kwa kwezi kwagize iminsi mike, nge nihaye urugero rwa 26. Fata ya 26 yawe kuremo 18. Ukwezi kwagize iminsi mike, 26 ukuramo 18 kangahe? Bibare byaranze 8, sibyo? Noneho fata ukwezi kwagize iminsi myinshi, nge nihaye urugero rwa 32, kuramo 11. Turabona kangahe mwe? Turabona 21. Twatangiye dufata ukwezi kwagize iminsi mike dukuramo 18, nge nabonye 8, ubwo bizaterwa n'iminsi yawe. Ndongera mfata ukwezi kwagize iminsi myinshi, kwanjye kwa 32 nkuramo, ugakuramo 11. Ku minsi mike ukuramo 18, ku minsi myinshi ukuramo 11. Ku minsi mike nabonye 8, ku minsi myinshi nabonye 21. Ibi bivuze iki rero? Ahangaha niho haza akantu k'ubwenge. Uvuga ngo iyi minsi tugiye kuvuga hano ntabwo ari iminsi, tuvuga ngo iyi ngiyi kabisa, iyi ni range. Ushobora kubikombina na bya bimenyetso twabonye hejuru, ukaba wamenya igihe cyawe cy'uburumbuke. Ntabwo bivuze ngo iyi minsi y'abantu niyo ya nyayo, imihango y'indagurika bigoye. Ubwo nge nabonye kuva ku munsi wa 8 kugeza ku wa 21. Ahangaha mu mezi yose uzagira, ahangaha niho ruba ruzingiye. Ahangaha niho ushobora gusama cyane, amahirwe menshi nanga ushobora gusama. Ntabwo bivuze ngo exact swing nanga, nyine ni range bigoye, ariko nyine estimation iranga. Byari ibyo ngibyo nizera bizaba. Ibi ngibyo bihuje na bya bimenyetso by'umubiri biragufasha cyane, birakorohera nyine kumenya igihe cyawe cy'uburumbuke. Ikindi, niba noneho amezi 3 ashize utari kubona imihango, please jya ku bitaro, sibyo? Ahangaha kabisa bari danger. Cyangwa se wajya mu mihango ukaribwa cyane. Hari umuntu uribwa agiye mu mihango n'ukwezi ko guhindagurika, ujya ku bitaro wihuse cyane, sibyo? Ikindi, iyi formule dukoresheje nyine biba byiza iyo ukoresheje nk'amezi nka 6, biragufasha cyane ukamenya uko imihango yahindagurika, ese yahindagurika igize iminsi ngahe, biragufasha pe. Ikindi, ukanibanda ku bimenyetso by'umubiri, ya bintu biva mu gitsina mu gihe cya ovulation, ziriya mucus zirenduka, ziriya nishwa, nayo nishwa dire pe. Iyo bifatanyije byose abantu birakora ku buryo buteye ubwoba. So thanks for watching. Ufite ikibazo nakimbaza muri comment, nakagaruka sinzi uko bavuga. Ciao. Ubuzima Center. Your health, our priority.